kuza Canada byarahagaze muri iyi minsi. Kuza Canada bigishoboka. Nta gihe na kimwe kuza Canada bizigera bihagarara. Nk'uko tubizi kuza hano Canada, hari abaza baje kwiga student visa, hari abaza baje gusura ibyo bita visit visa, hari abaza baje muri tourism, ibyo bita touristic visa, hari abaza baje muri gutura permanent resident, hari abaza baje basitonijwe n'ama-province, hari abaza baje, hari uburyo bwinshi cyane burenze 12 bwo kuza aha ngaha muri Canada. Ubwo bwose nzagenda bakunzi dukunda kubana mu buzima bwa buri munsi. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, tuganira amakuru menshi, tukungurana inama, tuganira ibitekerezo, tukidagadura, tugakora ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ngwaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere tugiye kubana, ndakwibutsa gukora subscribe niba atari ubwa mbere, kandi nabwo ndakwibutsa kuza gutanga comment, gukora share, like niba ntacyo bigutwaye, kumpera ku musozo w'iki kiganiro. Uyu munsi rero guys, ndabazaniye very interesting topic, kubera ko ni topic isa naho ikliyaringa ibibazo abantu benshi bajya bibaza. Abantu benshi usanga bafite imbogamizi zo kwibaza ngo ese Canada nanjye nahajya. Abenshi niko bari kumbaza bakurikije ibiganiro bya mbere nashyizeho, bambaza ngo Canada nanjye ngo ese nanjye byashoboka. Tuzajya tureba impamvu byashoboka kuri wowe, nta muntu n'umwe kuza hano bitashoboka, birashoboka, ahubwo biterwa n'impamvu. So ikibazo rero cya mbere nshaka kugarukaho ibintu byerekeranye n'abanyeshuri. Ese koko byarahagaze muri iyi minsi? Nk'uko benshi muri mwebwe mubyibaza, abantu baribaza, tubwire kuza Canada byarahagaze kuko twumva bivuga. Tubwire ese ntabwo bigikunda kubona visa za Canada? Kuza Canada bizigera bihagarara? Nshaka kugira ngo mbanze mbabwire ntabwo byahagarara, ntibishoboka, kuko nk'uko mubizi ibi ni ibihugu bizamura umubare w'abaturage binyuze mu bayimikira, binyuze mu bandi bantu bava mu bindi bihugu. Ntabwo rero byashoboka guhagarara, kuko ntabwo igihugu kigomba guhagarika kwakira system yo kwakira abaturage, bakeneye abaturage. So ariko noneho muri aka kanya, cyangwa se muri uyu munsi, cyangwa muri iki gihe turimo, hari ukuba hari imbogamizi zimwe na zimwe ku bantu bamwe na bamwe bashaka ibyerekeranye n'amashuri, ariko bari mu kigero runaka, bari specified mu bigero runaka. Ndibuze kuza gukliyaringa nkakubwira abatemerewe kuza, cyangwa se abo bigoye kuza, abo ndetse nabo bitagoye, kuko hari igihe umuntu aguha amakuru akakubwira ko bidashoboka ariko ntagusobanurire impamvu. Ubwo rero uyu munsi mwicare mwumve, ufate umwanya wumve ikiganiro cyose, wumve impamvu umuntu akubwira ngo ntabwo bigishoboka. Ubundi byatangiye, cyangwa se uko byaje, byatangiye muri rusange hari umubare w'abantu Canada iba igomba kwinjiza ku mwaka. Abo bantu rero bagiye bari mu nzira zitandukanye. Hano Canada hari abaza baje kwiga student visa, hari abaza baje gusura ibyo bita visit visa, hari abaza baje muri tourism, ibyo bita touristic visa, hari abaza baje muri gutura permanent resident, hari abaza baje basitonijwe n'ama-province, hari abaza baje, hari uburyo bwinshi cyane burenze 12 bwo kuza aha ngaha muri Canada. Ubwo bwose nzagenda mbubasobanurira. Ariko noneho kuri uyu munsi, muri abo bantu bose baza aha ngaha, abitwa abanyeshuri, nubwo abo bantu bagenda baza, hari abaza bigizwemo uruhare n'igihugu muri rusange federal, cyangwa se hakaza bigizwemo uruhare na province muri rusange. So ni ukuvuga ngo uyu munsi abanyeshuri ho hariho imbogamizi yo kuba umubare w'abaza usa nk'aho uri limite, ntabwo ukiri ku rwego wigeze kubaho mbere ya COVID. Nk'uko nari mbigarutseho rero, COVID itaraza, cyangwa se mu myaka isanzwe yahashize, Canada ifite umubare w'abaturage, cyangwa se abantu igomba kwakira muri rusange. Muri abo bantu harimo n'icyiciro cy'abitwa abanyeshuri. Muri icyo cyiciro cy'abitwa abanyeshuri naho harimo icyiciro cy'abitwa abo under 12, abo hasi y'imyaka 12 kumanura hasi. Hakabamo n'aba undergraduate n'ama-bachelor, hakabamo ubwo nabo abenshi bo mu ma-college institutions, hakaza n'aba PhD n'aba masters. Abo banyeshuri bose barinjiraga muri Canada binyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, binyuze ku bapurayinze ishuri, cyangwa se binyuze ku baje bazanye wenda n'ababyeyi babonye amashuri, kwa kundi umuntu abona nka visa yo kuza gukora aha ngaha aje kwiga, agahita azana n'umuryango wose. Ni ukuvuga ngo abana bamukomokaho bagahita babyorokiramo, nabo bakaza nk'abanyeshuri, ariko bo batapurayinze visa zo kwiga. Ni ukuvuga baziye kuri visa yo kwiga y'umubyeyi. So rero COVID ije, ntabwo byakomeje kuba ku murongo uri normal wo kwakira abo bantu igihugu cyari gisanzwe cyakira. Byabaye ngombwa ko hari umubare ugabanuka kubera imbogamizi muzi twese twagize. Ibihugu byinshi byagiye bifunga imipaka,
uburyo bw'imigenderanire burasa nk'aho butikiye, bituma haza manka cyangwa se habaho manka y'abaturage, cyane ko noneho muri icyo gihe urumva abasigaga ubuzima babaga ari benshi, no muri ba bandi bake igihugu gisanzwe gifite hakazaho imbogamizi zo kuba noneho hagiye kuvamo basiga ubuzima. Urumva bituma igihugu kigira manka ikomeye iri ku rwego rwo hejuru yo kubura abantu. Nyuma yo kubura abantu byaje kuba ngombwa ko aho covid iviriyemo hahita habaho uburyo bwo kwinjiza abantu benshi kugira ngo bakavaringe wa mubare w'abantu bari babanje gusa nk'aho bamisinga mu myaka ishize. Icyo gihe habayeho urumva niba bari mu gihe cyo gusa nk'aho bagira ngo basa nk'abaziba cya cyuho cy'umubare bamisinze ubushize, habayeho gufata abantu mu buryo butari strict ku bintu bijyanye n'amakriteriya. Hari ibyo bagiye boroshyamo bashyiramo imiyaga, ibintu nka checklist y'ibintu umuntu agomba gusabwa kugira ngo abone student visa, donc bashyizemo inyoroshyo. Uburyo ki bayicekingaga, uburyo ki babaga strict cyane, ntabwo bakomeje kubikomeza nk'uko byari bisanzwe bimeze, barabyoroheje. Niyo mpamvu abantu benshi mu mwaka wa 2021, 2022 na 2023 bagiye bagira amahirwe akomeye cyane yo kuza ahangaha ku byerekeye ishuri. Ni ukuvuga iki rero, muri icyo gihe, muri iyo saga yo kuba igihugu kiri gufata abanyeshuri benshi, kandi urumva nabo abantu bakomeza kuza ku yandi maviza nabo bagihawe ikaze bakomeza kuza, baje gutura ama PNP, aba permanent resident, babandi bose nababwiye cyangwa se nzababwiraho, barakomeje baraza, wa mubare w'abanyeshuri urakomeza uridaboreka, kuko akenshi ku banyeshuri niho bisa nkaho biba byoroshye, kuko biba bifite inyungu nyinshi either ku gihugu cyangwa se kuri province muri rusange, ndetse no ku makoleje, bitewe n'uko abanyeshuri bari international bishyuye amafaranga menshi. Ayo mafaranga menshi rero urumva bari inyungu ku gihugu muri rusange, ari inyungu kuri province, ari n'inyungu kuri koleje. Hakaza n'izindi nyungu zo kuba abanyeshuri n'ubundi baba bari buze bakanakora. Ni ukuvuga iki, inyungu mu kwinjiza umubare munini w'abanyeshuri ziba ari nyinshi kurusha inyungu zava mu kuzana abantu baje nko gutura, kuko akenshi umuntu uje gutura nyine kubona akazi cyangwa se guhita hari amafaranga runaka yishyura ashobora guteza imbere iterambere ry'igihugu, ntabwo bihita byihuta. Korea menshi naruhuka, sorry. Ni muri urwo rwego ujye bunyihanganira mbafite amakuru bavuga ntabwo biba binyoroheye, ariko it's akenda no kubwanyu. So ni ukuvuga ngo muri icyo gihe cyo kuziba icyuho cy'abantu batinjiye kandi ari umubare wakagombye kwinjira, hakaza gufata abantu benshi, hajemo akantu gatoya ariko ntari bukunde kugarukaho. Hari abantu bo mu bihugu bitari iby'iwacu muri Afurika, byo muri Aziya cyane cyane nk'Ubuhinde, bagize gutya abantu baho bakora system yo guscaminga ama college, bahimba ibigo biri privé. Noneho kubera ko hano hari ibigo by'amakaminuza biba bifite tugira abagenti, murabizi baba bakorana n'amakaminuza, noneho barangiza aba agent, kuko abantu bakeneye amaviza baba bafite icyizere, uba wumva ikigo cyose yakujyanaho, admission yose yaguha yizewe, nk'umuntu wizeye uzi ko akorana n'andi. Noneho bagiye bahimba ibigo, bakajya bahimba ama admission, bagatanga ama admission y'ibigo bitabaho bitemewe. Noneho wenda sinzi niba nakita wenda nko kubera ko kutita ku bintu cyane by'ama checklist twari guhari, noneho muri immigration babyiteho, bantu nabo bagahabwa amaviza, kandi wenda benshi baje atari kuri passion kwiga. Wa muntu waje, ni ukuvuga ngo niba ufashe admission y'ikigo kitabaho, ni ukuvuga ngo nugera ngano kwiga ntibiri bube bishobotse, kubera ko deja icyo kigo niba kitabaho ntabwo uri bugikere ugeze ahangaha. Wagera hano wasanga icyo kigo kitarigeze kibaho, ugahita uhura n'iyo challenge, bikaba ngombwa yuko kwiga ushobora no gufata icyemezo cyo kubihagarika. Abo bantu benshi buvuye mu bindi byagiye bibaho, niyo mpamvu mujya mubyumva wenda mukavuga ngo abahinzi bafata ibyemezo n'ibiki muri ubwo buryo, ariko ubwo urumva nyine byaje kuba ngombwa ko baza kubimenya, barabimenya ko bakora icyo kintu cyo guscaminga, basa nkaho bagerageje kubihagarika, ariko urumva deja umubare wamaze kuba mwinshi w'abantu baza bakagera ahangaha ntibige nk'uko baje kubikora.
urumva havuyemo y'umubare munini cyane ari ku rwego rwo hejuru abantu baje bakajya bakora utuzi dusanzwe bagahita bajya mu tuzi ntibige kandi aricyo bari baraje ariyo visa bari barahawe cyangwa se ariyo visa bari baratse basobanura ko bakeneye. Ni ukuvuga iki kubibona cyangwa se immigration ya RCC imaze kubibona bamaze kubona umubare w'abantu baje kwiga ntibige umaze kuba mwinshi, nibwo bafashe icyemezo cyo gusa nk'aho babihagaritse barabigabanya. Visa zo kuza kwiga zirakomeza ziratangwa muri rusange ntabwo zahagaze, ariko condition cyangwa se criteria ziri strong kubera yuko nyine barashaka gusa nk'aho baziba icyo cyuho cy'abo bantu baje ari benshi bameze nk'aho badafite management iri ku murongo, kubera ko urumva nyine muri iyo myaka ibiri yose baje muri urwo rwego basa nk'abatikije ekonomi y'igihugu. Ntabwo bisa neza iyo umuntu aje akaba aje kwinjiza igihugu ahubwo akaza aje kugiconsuminga. Nuko kuntu byagenze biba ngombwa ko bafata ingamba. Thirdly, in the coming weeks, we'll be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. Bafashe ingamba. Niyo mpamvu muri iyi minsi kubona visa niba hari umuntu kwapplyingira nk'uwagent akakwapplyingira bavandimwe bagenzi banjye, niba hari umagent ukwapplyingira muri iyi minsi akaguha amahirwe 100% kuva ku itariki 22 z'ukwa mbere niba ntibeshye remezo barahagarika, bavuga ko icyo gihe banagaruje abantu bose bapenze visa bazakaba bagarusha amafaranga yabo babakorera refund basubiza amafaranga. Bavuga yuko hari ibintu bitaragenda neza muri system bakiri kurebaho nk'ibyerekeranye amasertifika, ariko izo certifica zikaba ari mu rwego rwo kugira ngo bakontrole cya kintu cy'abantu bazira kuma admissions atari ukuri atari ibigo biba fashe cyangwa se ibyemezo bari bafashe buri province n'amaterritories. Ahangaha tugira amaprovince n'amaterritories. Buri province yagiye ubundi byabaga kuri Quebec gusa. Province ya Quebec abantu bakayizamo ubanje gushaka ibaruwa yake ni nk'ibaruwa ikwemerera kwinjira hano. Ni ukuvuga ngo n'izindi province byahise biba ngombwa yuko zigomba kugenda uburyo bwo kujya zitanga iyo baruwa, bakaguha ibaruwa ikwemerera kuza donc ukoresha muri application yawe ya visa kugira ngo ubone visa waka student visa. Iyo baruwa kugira ngo bayiguhe bisaba kubanza gutanga icyangombwa kivuye kuri kaminuza kigaragaza ko koko bakuzi ko waflyinzeho bagufite amount ugomba kuba wishyuye. Ubu kuri iminsi niko bimeze, hari amafaranga runaka bitewe na kaminuza cyangwa se bitewe na province, hari amafaranga runaka ugomba kuba watanze kugira ngo iyo baruwa ikigo kiyigure. Yes, kuko mukumve neza, hari amount runaka ugomba kuba watanze kugira ngo ikigo kiguhe ya baruwa uyitange, noneho baguhereze ya certificate ugomba gukoresha waka visa. So murumva rero aho ngaho nyine niho bisa nk'ibigoraniye, niho bisa nk'aho akenshi hatangiye kuza kukwishyuza amafaranga mbere, bisa nk'aho bigoranye, bisa nk'aho bitoroshye cyane ko n'ubundi visa icyo gihe utanga amafaranga cyangwa se kubona certificate bivuze ko ubonye visa, amahirwe aracyari yayandi 50-50 yo kuyigura cyangwa se kuyibona. Akenshi dore visa zangaha murabizi rwose uko byameze kose akenshi zikunze kuba ari amahirwe ko umubare w'abantu benshi baba bapplyinze. Rero niyo mbogamizi yajemo, niyo mpamvu kuva ku itariki 22 byabaye ngombwa yuko kugira ubanze bashyikirwe ku murongo cya buri province gushyiraho ibaruwa, byabaye ngombwa ko baba baparitse barahagarika. Ntabwo tuzongera kwa apply, ntabwo ahantu hose byari binahari mwajyaga mubona abafunda gusacinga amakuru, ntabwo byemewe kohereza application muri RCC, ntabwo byemewe, ntabwo yakiraga wayatanze bakakugaruza amafaranga. So iyo ni impamvu imwe. Iyo mpamvu rero niyo nyamukuru isa nkaho abantu bavuga muri iyi minsi ngo ntabwo byoroshye, ko urumva uburyo bwari bworoshye bongeyemo ikindi kintu. Abantu benshi bakundaga kwiyapplyingira mu ntara zitandukanye ziri andeho ya Quebec kuko zo zitakaga iyo certificate. Urumva iyi ba certificate isaba ubwayo kuyapplyinga urayishyura,
nzi ko kuri Quebec ari amadolari 65, ntabwo nzi neza ahandi izindi ntara ntabwo ndareba ibiciro, ariko nabyo mu biganiro bikurikira nzababwira ndi kugenda mbasobanurira ibyiza byo kujya mu ntara runaka cyangwa se guhitamo intara, mbabwira ibyo mugomba kujya mukurikiza mureba intara mugomba kujya kubamo, nzabasobanurira, nzajya mbabwira ibyo biciro nk'ibyo ngibyo. So ni ukuvuga rero urumva gushyiraho certificate egare kongera kuba nayo ugomba kuyishyura. Kugira ngo ubone igipapuro kikwemera kubona iyo certificate egare kuba ugomba kuba ufite amafaranga watanze kuri kaminuza kugira ngo iguhe igipapuro cya proof yuko bakubonye ba plus. So murumva byakaze. Hakaza ikindi kintu, ntago icyo gipapuro muri iyi minsi ushobora kugihabwa cyangwa se byemewe kuba, donc ntago muri iyi minsi kira abanyeshuri iyo wapurayinze mu ishuri ugakora ikosa ugafata ishuri kaminuza itari muri designated learning institutions, ni ubwoko bw'ama institution n'amakoleje biri aha ngaha byemerewe kwakira mwene abo banyeshuri baza ku rwego rw'igihugu, nibyo bifite uburenganzira muri iki gihe byo kwakira abanyeshuri. Ni ukuvuga umuntu ntabwo sikaminga muri iyi minsi akagushakira ikigo, akagushakira kaminuza, abajenti mukoresha mujye mubabaza mubahati ibibazo mukurikisha amakuru muba mufite. Naguha admission letter, wenda ubutanze abasharinga screen imbere ku kuntu umenya ngo iki kigo kiri muri DRI, umenye niba icyo kigo cyemewe cyangwa se kitemewe, kuko admission itaturutse muri ibyo bigo muri ama colleges ntabwo yemewe. Urumva rero icyo ngicyo ni ikintu mugomba kwitondera, ni ikintu mugomba kugarukaho, aho gufata amafaranga yawe ukajya kuyapfusha ubusa, ukajya kuyatanga uri kwa applyinga visa kandi ubizi neza yuko itazaboneka. Urumva iyo ngiyo ni imwe mu bintu bikenewe by'ingenzi bareberaho kugira ngo bavuge ngo baraguha visa. Tuzarebera hamwe gutaha mu kiganiro gikurikira ibindi bintu umuntu akenera kugira ngo applyinge visa. Ariko ako kantu mukitondere, ama admissions muhabwa aba agent baba cyangwa se ama admissions mwapplyinga, ujye ubanza nawe urebe, hari igihe ushaka kuyapplyingira ariko ukayapplyingira atari iya nyayo. Ujye ubanza nawe urebe uvuga uti iyi admission iki kigo giherereye kuba kiri ku rwego rw'igihugu cya Canada, umunyeshuri uri international muri iki gihe. So ibyo bintu mubyitondere, ako kantu ni agatip nababwira mugomba kurebaho bongera amahirwe yawe yo kubona visa, nubwo nkuko nabibabwiye biragoye ariko birashoboka igihe wujuje criteria. Rero icyo kintu mucyitondere abantu, iyo baruwa niyo iri gutuma muri iyi minsi nyine ushobora kubura amahirwe cyangwa se ukayabona. Kuba utamenya admission leta wahawe kaminuza yaturutseho, icyo ngicyo ni ikintu bari kuba strict cyane, ni tip ikomeye, bari kukiba strict. Mucyitondere, mushyiremo akantu k'ubwenge, mujye mubanza murebe yuko iyo kaminuza nyine yemewe ku rwego rwa Canada kwakira umunyeshuri international. Ibyo bintu rero nubwo byabaye gutyo wenda bigasa nko urumva bisa nkaho bibabaje, ariko ni ibintu bisa nkaho byongeye amahirwe nanone ku muntu ufite gahunda yo kwapplyinga visa muri iyi minsi. Kuko urumva niba igihugu cyarafashe wenda n'urugero nk'uko nababwiye bafashe iyo myaka 2 biha ntuza gahunda yo kuvuga ati kuri iki gihe tuzakira uyu mubare 36 bavuze bari bavuze ngo tuzakira aba bantu gusa, abanyeshuri gusa. Ni ukuvuga ngo muri abo bantu bakeya uwujuje ibyangombwa afite amahirwe akomeye yo kuba ashobora kubona visa, bitewe n'uko kaminuza nyinshi zitandukanye zimwe ayo mahirwe yo kuba zagira zakakira abanyeshuri. Ni ukuvuga niba ufite amahirwe yo kuba warapplyinze kuri iyo kaminuza yemewe, ukishyura minerivare, iyo kaminuza ikwaka kugira ngo ubone iriya certificate, ufite amahirwe, uri kubona amahirwe akomeye rwose, badatindiganije bari kuguha visa. Urumva kubera yuko uburyo bwinshi bwo busa naho bwahagaze. Mu bwoko bw'uburyo bwo kwapplyinga harimo byo butuma abantu baza direct, aka kenshi ntabwo nuko bidakorwa iwacu, ntabwo mu bihugu byacu biba byemewe, ariko bikorwa mu Buhinde no mu bindi bihugu 13 bya hafi aho ngaho. Nzabasobanurira impamvu yabyo, nzabaha amakuru kuri icyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo muri iyi minsi kubera ko bwahagaze busa nkaho butari guhabwa amahirwe cyane, abandi bantu bari kwapplyinga mu buryo busanzwe, barimo natwe mu bindi bihugu nk'iby'iwacu dufite amahirwe akomeye. Wapplyinze ishuri muri iyi minsi ukuzuza criteria, ukabona admission yo ku kigo cyemewe, ayo mafaranga ikigo kikagufasha kubona iriya certificate, kikaguha ibaruwa iguhesha certificate, amahirwe urayafite. Ikindi kintu gisa nkaho kiri positif bino bintu byateje, nubwo nyine byagabanyije amahirwe y'abantu benshi mu ruhande rumwe cyangwa urundi, ikintu cyiza byateje nuko abandi bantu
bari kwa applying izindi visa bafite amahirwe akomeye kubera ko igihugu kigomba gukomeza kikakira abantu mu by'ukuri. Rero mu kwakira abo bantu, niba umubare w'abanyeshuri waragabanyutse, ni ukuvuga ngo abandi bantu babona amahirwe muri visite, muri permanent residency, muri tourisme, mu kuza kwinvestiza ahangaha. Ndashaka icyo kintu nzakigarukaho cyo kwinvestiza, nzagisobanura ubutaha. Nzi abantu benshi cyane bari iwacu bafite amafaranga menshi ariko nyine babura uburyo bwo kuza ahangaha kandi ari ibintu byoroshye cyane bifite amafaranga yawe. Abantu bose b'izindi ngeri bari guhabwa amahirwe akomeye, bari kwapurayinga bakabona viza. Ari nayo mpamvu nababwira ngo niba uzi ko ufite umuntu inahangaha waguha visite kabisa, mwake visite uyapurayingire kuko biroroshye cyane muri iyi minsi, mufite amahirwe akomeye cyane. Ubwo izo ngizo ni tifu byateje, urumva ko ari impamvu nziza biri gutuma umubare w'abandi bantu binjira. Ikindi kandi nakibutsa kubwira abantu, ibyo bintu byo guhagarika izo viza byahagaze ku makoleje. Nizere ko ako kantu hari muri kumva neza. Byahagaze ku bantu baje kwiga undergraduate na bachelor, niho ruzingiye, niho hafite ikibazo. Naho ubundi abiga masters, abiga PhD, ubuzima burakomeje, nibo babona viza byoroshye n'ibisanzwe, n'abari hasi ya grade 12. Ako kantu mukumve neza. So ubwo rero uyu munsi cyari ikiganiro cyo gusobanura impamvu icyo kibazo mwibaza ngo viza zarahagaze. Ntabwo viza zahagaze, Kanatira cyakira abanyeshuri, student visa ziratangwa. Kwibaza ngo viza bisigaye ngo bikomeye cyane, ngo urabona umugabo igasiba undi. Oya, hano still iyo wujuje ibyangombwa usabwa ubona viza, nuko uko biba bimeze. So rero mugerageze gusa nkaho mukurikirana abagenti bari kubafasha, mukurikirane uburyo muri gukoramo system yo kuapurayinga, urebe ko ibintu byose uri gukora biri ku murongo w'iby'amategeko n'amabwiriza bisaba, kuko urumva nta miyaga iri kuzamo kuri icyo kintu bitewe n'ako kantu bushize kasa nko kari kabakorogoshoye ko gukoresha amadokima atizewe. So rero nabagira inama yo kujya mukurikirana abagenti banyu, ukagenda ufite amakuru, ukamubwira uti iyi kaminuza nyereka niba iri muri Canada yemerewe kwakira aba international student muri iyi minsi. Icyo kintu ukakimubwira kumva ko nawe ukizi. Burya bituma umuntu atashaka kugira gute kugutesha umwanya no kugutesha igihe no kuguhombya amafaranga akwapurayingira ibintu kandi bizafeiringa. So murakoze rero, topic y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Mukomeze mbe hafi, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Abafite comment, abafite ibibazo mubimbaze muri comment, abafite icyo inyunganizi muzime muri comment, abafite icyo babivugaho muri comment, karibu rwose. Like na share ntimubyibagirwe, na subscribe ni ingenzi. Thank you so much.